reka mbacire umugani mbambuza umugabo nawe uzava imahanga bazasanga Sakindi ari ubukombe. Ntacu zajana ajana mbwa mwisoko n'umukobwa witwa Dunduri nakunze. Iyo akabizu ibari byawe rero cyamba Nisanda cyafite ikibazo cy'abana banje ukomeze guhahanya mu bitubengera shatse ngaho mbwira ntabwo bizavamo. ngaho mbwira ubu namva kwingashura misonga ibana bya ntituma amazi n'umuriro nta munsi n'umwe nzigera numvikana nawe wakintu kagira inkuru karimani ubwo se uri kugenda agenda agiye va kungashura musonga birabyana bya ngo nizamenda gatese nituma amazi n'umuriro kukirama niba ushaka kuzanyirukana mu rugo karusigaramo narakuzanye n'umugore wa kabiri uzambwira urareba nino zuba niriwe ntabwo bakumenyera atansiyo ngewe n'abantu baraniye usibye umugore ntabwo wamvogera stop Kwandi umugore wa kabiri ntibivuze kumenyera mve kwingashura musonga abana ngo sinabatuma umuzi sinabatuma umuriro nakwikinga niyo wanyica ngewe njya kugushaka iswe ndakubwiye ngo databuranyira nkaho nta kaka mfite bari abana ahubwo banyubahe mbubahe umva tuvugane ogi dutahe nge nusha kwigira karenda kaje tutaturiha bensi n'abagenzi kwikinge nge ntana kwice ngewe kunyica ariko nabuze kuri gusaza ntabwo uri umugore wanjye wa mbere ntabwo uri umugore wanjye wa mbere ntabwo uzi kuri gusaza nkagumya kuba inkumi ibyo ngibyo yo kuzabinyira ta yego man Sakindi ntabwo no mu cyaro baranze nuko ma mfite amafaranga yanjye nazana umugore usumba wewe hasoni unsumba ariko ku buryo nava kungashura musonga ndakubwiye ngo mfatira abana neza gatese nanzamuye nkituma amazi n'umuriro ndakubwiye ngo mfatira abana neza atansi ubu narugezemo kurusokamo n'igishoboka umenye kurinda yewe yasakinda Tito umugore nasezeranye nawe yambyariye abana stop umvego inga muri ndakwiyamigewe genda kwiyamira nabukunda n'igifuni bakazatora kwa wankubita subu kari imibare itatu ubundi bakakwerera imibare itatu bakakwerera itatu yena nakwice ngewe itatu bakakwerera kuri ari kazungu hari cyangwa ndi kureba nawe yuko ari nari umuhungu wambwiye wamutwaye ndikumva se mu mutima ntangiye guhinda ukuntu wa mukobwa namwemeraga ubusura muhunga nsumbye ubu kwera ndushike Tasha. Tabyawe mwa. Wayikisi. Wayikimwa. Sharo munabayi. Cyane ntabwo mbizi mwa. Wayikisi. Rekana nawe tugenda ari. ariko nyine we kwicara sibyo se we kwicara nyine
Ngayicara. ndicara tugende mwihorere rekana nawe tugende ariko tugende namurebe mbese ubaye ikimari sha mwana tiwe na mwihorere ariko waba umuntu ku nzira n'uwo tugende ariko mwihorere tugende murekure tugende oya tugende rekana mwana manza amazi cyabaye tugende ukumazi cyabaye surakiza sumusanza ku nzira tugende oya tugende ariko wamuretse mwihorere ariko tugende kangusigane nawe mwigende mureke twigende mwihorere murekure twigende oya mureke uyu mwihorere tugende ari njye nuri urahitamo umwe tugende tugende rekana nawe ari sabro bakundi kabisa tugende ari cyane ndikumva nero Kumfata mu kiganza. Ntabwo wireba wowe. Nyine. Gusa ndumva ntuje cyane. Ntabwo byumvise. Ndabyumva. Wowe ndikinze amaso. Abinkoreye sheri. Aya ubutaha. Kubera ikizaga kandi. Aba ni muri mude yo gusomana ye. Ya gisubwo akaba yibimbira koko. Aba ni muri mude yo gusomana. Oya ntabwo akaba yibimbira cyangwa ntabwo nkunda. Oya ndagukunda ariko nyine hari igihe umuntu aba atari muri mude yo gusomana. Oya. Shaka iryo jambo rihindura. Nyine ndeba mu maso basi. Uri kumbangamira. Kundeba biri kukubangamira. Oya. Cyebuka biri kundi. Ikawa. Yewe nkebuke se. Cyebuka niba ushoboye byananiye. Byakunanije iki? Byakunanije iki? Byananiye cyebuka. Ya nyine urumva urukundo rwacu shimye ko rugeze kure kandi ndakeka ko ibi ngibi ubu utankorera hamwe hari ahantu uzabikorera si byose hari ahantu ubwohe ushatse kuvuga iki none se byanze bikunze urukundo rwacu hari ikintu rugamije ndabizi ko uko biri kose uzambera umugore si byo siyo ntego gutekereza ni byiza ariko nawe nyine ntabwo nkubeshya nibyo sibyo ni byiza nyine nibyo mvuga ngo yego ubwo rero urumva uko biri kose urukundo rwacu nshimye Imana aho rugeze sibyo cyane byiza kandi ndabizi ko ababyeyi bacu batazigera bahagarika urukundo rwacu sure nibyo niba twitekereza kimwe da ni byiza yego yego gusa hari igihe maze iminsi ntekereza kuri uru rukundo n'ukuntu wenda papa waba avuga ngo azakujyana ku ishuri nubwo wenda bigaragara ko yabihinduye ndagira ngo mbwire ahubwo ya butike yenda kugushingira igeze hehe ariko nyine muretse kumubwira avuga ngo aracabyigaho ariko butike yonyine nibyo ugiye kuyisigaramo reba hano turebe nawe ugiye kuyisigaramo yego none se ariko nizeye ko nyine uzabikora neza ku buryo
nawe uzamenya kurinda imitungo yanjye. ayo nzabikurikirana. Bizi cyane ku bantu b'abagore ntabwo ibintu byo kujera amafaranga wenda bijya bibananira, sibyo? Aho ndeba munsi urabona ndabona iki? ndabona urukundo. wanze kunsoma ntabwo nyapfoma. ubu tuvuge ko nta muntu n'umwe urasoma. reka ugomba kubinkorera uyu munsi nkabiba. aha ntabwo byashoboka. kikambera ikimenyetso cy'uko nkunda by'ukuri. none se turatanye? ntabwo dutanye. none se kandi nzagusoma ikindi gihe rero. oya si ubu byibuze ibuka turi hahandi nagiye kwakira muri ya bare, si hari hameze neza? yewe hari hameze neza. ese ko wansomye ni uko nari ngushimishije kurushaho? nari ndi muri mudo nyine, ntabwo ndi muri mudo yo gusomana. nyine sheri ndakumva. urumva nyine byanze bikunze hari akantu ushobora kunkorera nkumva ntabwo nishimiye, ariko we kujya ureba ku ruhande rwawe gusa ugere no ku rwanjye. umuntu yakureba ariko kuvuga ukureba umuntu si ngombwa. yego ariko nizere ko nyine nta gucumuza, si byo se? ntabyo gucumuzwa. ariko ndabona amasaha akuze ndumva nshaka gutaha. oya reka tube turi hano hantu, si sawa se? ni sawa ariko nyine reba igihe twahuriye ndabona bwije ndumva nshaka gutaha. ngaho nyine mfate mu kiganza basi. uwo muntu ninde? umuhoza ari sheri naremfite. Utabimbwiza. narabikubwiye. Agira bimbwiye. narabikubwiye. Cyase ko wantwaye neza. Ntabwo nshibuka ibintu wambwiye kabisa. nakubwiye ko hari umusore twatandukanye. Okay. Ariko nize gusa nta nubwo ari mwiza nkawe. mwiza ninde? ni wowe. Ubwiza zisheriye bushingiye ku kibwanje. uri mwiza. Nyine bushingiye ku ki? uri mwiza imbere n'inyuma. Gusa nawe uri mwiza. umutima mwiza Uzi w'ikiri. ikintu nkunda cyane kuri wowe. Imisatsi. ukunda imisatsi ubwo ntabwo ari nyukunda. Ese imisatsi ziri kurinde? Imisatsi ziri kurinde? si kukunda ubwiza ubwo nta musatsi mfite ntiwankunda. Imisatsi iri kuri wowe. yego. Bivuze ngo rero nawe ndagukunda. sheri ndaruhutse ngaho dutaha. Shiri ngo manza ubicenje muhagurutse. Ngo haguruka ndi ariko nawe keya zawe. Banza ubike phone. haguruka telefone se. Ayo we. amaso ni amoko. nyine urumva sheri, ikintu nakwifuriza ni ugukomera mu rukundo. byiza. gukomera mu rukundo kandi byanze bikunze imirimo papa wagiye kuguha umuzicunge neza. ibyo nabyumvishe. twahaguruka tugataha. ngo dutahe ngo haguruka nanjye mpagurutse, sibyo? Urakoze cyane. ahantu tuzahagaruka se? tuzahagaruka pe neza. yego tuzafatira n'udufoto, tuzanatumira kameramani kugira ngo bigende neza. ubwo rero mushimiye ko wakoze kwiyemera ko turi hano hantu. shaka gusa ahantu hari amahumbezi cyane. cyane. ariko se waba igihwinini umuntu yagufata niko umusore akagufata kuri umwana mu bigori ntuza ngo umbwire njyewe si wose akindi nageze ubwo ngo wabuhe. ngaho mbwire igera hino mbwire none se kuzi ko nza gushingira umuzungu nta kintu cyabaye mu bigori none baragufashe se byari bimeze bite binsobanure neza vuga tu wakintu kandi nzakukinjewe nakubwiye ko nza gushingira umuzungu mbwira baguterura bakujana mu bigori nta kintu cyabaye ntabwo bakurongoye oya wumvise nta kintu kiri kugukirigita
ikintu kimeze nk'igikoni kiri kugushinga ntacyo wumvise niko wambwira ute niba nta rwenya ufite wigaga biravamo biraroga ryaje bagufashe bakujyana mu bigori niba kurongorerayo si kurongora ni igiki kurongora ni igiki se ntabwo bizi ntabwo mwabyize kurongora ni ikintu kibaga kiri gushinga ntacyo wumvise barongora ibishyimbo se niko mwarimu yakwicaye ubu nzagire nene ukuri kw'Imana ubu se ntabwo mvanga utambwe ko nta kintu cyabaye sikonzi kurongora kari ibishyimbo nzi kurongora ibishyimbo si ibishyimbo nibyo barongoraga wakintu ko wataye ubwenge ndahumbwira mwana wawe gatese mwana wanjye ndahumbwira witonze umeze neza baraguteruye bigenda bite baraguteruye se bakujana bakujanye ngine mu bigori nyine mugeze mu bigori byagenze bite ngira akantu kose gukandi ubitondeka byose ahumbwira mwana wawe ahumbwira byagenze bite nta kintu wumvishe ikirwe kiragushinga kikagushinga uranjyana mu bigori arangije bandara ndangije ndatabaza rero ndahungira byose ndahungira akantu kukandi uko byagenze iyo mbwa nzayivuna umuheto ninzanga ari ikintu namwereka umwana ndahumbwira byose umwana wambwira nuko njyewe nyine nari ndi kugenda umuntu umuhungu araje aranerura araguterura akujyana mu bigori hanyuma bigenda bite arangije agira ute afungura umukandara ndangije ndatabaza ariruka watabaje bigenze bite ubonye ari gufungura umukandara ari gufungura umukandara gusa nta kintu yakoze nta kintu wumvise kiri kugushinga mwana wanjye ntutambwiza ukuri kandi uzi gushingira abazungu urumva atari ikibazo papa ni ukuri nta kintu cyabaye mwana wanjye nzabona watwite inda y'indaro yo mu bigori uwo mwana ni ukuri kw'Imana nzamwica nawe nzakwica ni ukuri kw'Imana nta kintu cyabaye nta cyabaye ni ukuri kw'Imana pe ni ukuri kw'Imana mwana wanjye simbizi ariko biraba ari amahirwe ninsanga hari ikintu cyabaye nta kintu cyabaye ni ukuri ntacyo ngaho nyongorera nta kintu cyabaye ntacyo ni umukandara gusa wabonye nta kintu wabonye munsi y'umukandara ntacyo ntabwo yamanuye ipantaro ntabwo yakoze ku bintu byawe oya bimeze neza kandi naratabaje Jacques yiruka nta kintu akoze ntacyo mwana tugenda ariko nzasanga hari ikintu cyabaye nzakwica n'uwo mwana nzamwica urumva ngaho tugenda urambaza ariko iyo mbwa nzayivuna umuheto njye ijambura amatsiko yanjye azashira